bakina Super Coupe Jangwana aravuga ati ibikombe ngiye menyere kubitwara nta kintu Rayon Sport izabimbwira. Wasira akavuga ati ubuyobozi dufite turabwizeye n'abakinnyi batuzaniye bizatuma twizera ko twatsinda ikipe ya APR Football Club. Nk'umusesenguzi Rugaju urabibona gute? Ese ikipe ya APR na Rayon Sport n'umukino ubona ute? Ubinyuremo gatoya none dute twinjira muri 11 tubaganireho. Dupanga 11 wasiragira icyo abavugaho, dupanga 11 ba APR Jangwana agira icyo abavugaho, hanyuma baduhe prediction tubarekure nabo bajye mu zindi nshingano. Umukino wahereye hano ku bavandimwe hari iteka ryose izi match zisiga cyangwa zijya kuba abafana buri ruhande rw'igamba ruvuga turakomeye kandi nibyo buri wese aba yumva nyine ari mu kuri kwe. Impinduka zabaye muri Rayon Sport mu gihe gishize mu miyoborere ndetse no mu bakinnyi zatanze icyizere bitandukanye no ko byari bimeze mbere. Rayon Sport ifitemo amayeri vraiment umva afite experience abakinnyi isinyishije batandatu muri iki gihe gito. N'abakinnyi utavuga yuko ari abakinnyi badafite ikintu kinini bazongera kandi harimo n'abazakoreshwa kuri izi match. Bamwe bamaze no kubona ibyangombwa ba Kitoko abasore nka ba Dao cyana kuri gatatu ya Rayon Sport, Yannick Bangala harimo ikintu cyiyongera ugereranyije na equipe ya APR yatsinze 3-0 niyo yatsinze 2-0. Icyo kibaha ingufu Yego mu buryo bwo kuba bagira qualité na motivation so ni no guhangana na APR. APR nigize ihinduka bit mu buyobozi mu bakinnyi ndetse no mu batoza. Yatsinze Rayon biriya 3 n'ubundi ni igihari. Iyo stabilité irafasha cyane kurusha nuko ngo umuntu abonye abakinnyi mu cyumweru kimwe gishize ntabwo ameze nk'umuntu ufite abakinnyi amaranye nabo sezo cyangwa se wenda igice cya sezo. Ntabwo bimeze kimwe. Ku rupapuro APR iri hejuru ugereranyije ibintu byinshi ariko reka tuvugemo bike by'ingenzi. Hari icyo bajya bavuga by'ingenzi bitsinda match bitsinda match bajya bavuga ngo ubuyobozi ngo bwabasuye bwababwiye ntibujya bose base kuri pyramide. Nta buyobozi ntibubutsinda match bwatanga amafaranga bukagira abantu inama ariko match itsindwa nejo afande yakose yarabasuye. Ni byiza ni motivation ariko iri psychologique yego ariko burya akenshi match nicyo bita plan du jeu n'umushinga w'umukino kitabaye bakinnyi ndakina gute tactically bafite ubushobozi bwo execute ibyo twavuganye kurusha opponent. Yego that's football. Ni nko kuvuga ngo mfite abasirikare bagiye kurasa ngo nabaganirije gusa badafite imbunda nziza tactique ukabereka niba mugiye ukabereka map bana nk'abari aba Delta b'Amerika bamwe nabyo arabasabye kujya ku gisenge cya Maduro cyo batagira indege zo kuri icyo gisenge rwose ntabwo bari buhace byakunda nyine cyambere ni qualité. APR rusha Rayon abakinnyi ubu ni nacyo cyambere gikora difference ukoze combined 11 APR iri hejuru ya Rayon. Ubibonera ahanini mu bice nka 3 baramenyeranya kurusha ba Rayon. Uvuga ko mu mikinere yabo niyo yabitanoze cyane baramenyeranye byibura uko biri harimo ikintu cyo kumenyerana harimo no kumetriza groupe yawe ku mutoza kurusha undi kuko twibuke ko n'umutoza wawe nawe ni mushya ari kwiga abakinnyi bahasanzwe hiyongeremo n'abandi bashya. So ibyo biha APR apa handi kucyo twita tactique amayeri y'umukino kuko umutoza yifite abakinnyi niyo disposal birakorohera cyane usanzwe baze n'ubushobozi bwabo kumenya ko baba approaching a match. Ibyo byiyongeraho ubushobozi bwabo aho bakinnye amaprofile yabo bafitemo benshi barusha ba Rayon Sport. Rayon yagize ibibazo byuko abakinnyi Rayon yari yaguze si babi iyi batangira na sezo ukureye imeze ibitangira na sezo. Twavuga ngo Bedara hari ntiyavunitse, twavuga ngo Ngruara arahari ntihabaye ibihe byo kumubura, umutoza si mushya, twavuga ngo Yannick Bangala Kitoko batangiye sezo. Simbi nka Rayon n'ikipe ubu ariko APR ikabarusha kwanuka apandi ko kumenyerana ari nako wenda kanatuma duheraho tuvuga yuko ariyo nziza kuko nibo twabonye kuko abariyo ntituvuga ko tutarababona byumvikane neza. Dushobora kugira nimero 6 Kitoko tukabona rusha basekigana ariko ntidufite aho tubihera kuko ntituramubona ari mu kibuga kubona Dawari mwiza cyane kurusha Claude ariko ntituramubona ari kubikora. So ibintu bya rero turi gukana let's assume ko baba beza reka dutekereze ko baba beza tugereranyije n'abari bahari ariko aba APR bo
bamaze kumenyerana natwara babonye mu kibuga twabonye ko bakina. Icya kabiri izi match cyo kijya muri 50-50 izi match hari n'igihe zidecidwa n'amadetail kuganire ijwi urizamure niko abakunzi barimo barabisaba so urimo uraganira nk'umuntu iyo mvugiye hejuru nabo barabati ruganyivuga iri kure turimo turaganira humura turimo turaganira derby ni match ya mbere ikomeye mu gihugu yiganire nyine iyo muri gukina match nk'izi ndabikora rwose abamusekara boss wanjye cyane rwose iyo muri gukina match nk'izi hari igihe match decidwa na detail itaturutse ku makosa y'umutoza iturutse ku kantu gatoya gashobora guturuka ku mukinnyi ku giti cye ngo collectively ikipe yari iri mu murongo mwiza wo gutsinda umukino ariko individual ku giti cy'umuntu akoze ikosa cyangwa shyize ikipe muri danger bimuturutseho uzayibona kenshi cyane abonye ikarita y'umutuku rouge swate gutuma bamusimbuza wenda hari nk'igihe Rayon Sport ushaka nko kubona ifite nk'umukinnyi tutari tuzi ubushobozi bwe nko muri abakinnyi bashya akazonga nka kuwari runaka ya APR agahita forsa nk'umutoza wa APR guhita ahindura nk'umukinnyi nko mu gice cya mbere kuko kuwari runaka ibonetse umuhondo akavuga ati kajye uyu nguyu umuntu yamaze kumurangiza nimurekeramo ni ibibazo kandi wenda yaramwize wenda imbaraga zo offensive kandi urwo ruhande rwa wenda rufite weakness yamukuramo yazana Ombolenga none Ombolenga kaza ari hasi cyane yo ngo wari uhari niyo ngo hari n'igihe umukinnyi umwe bya bintu cyo twita ngo ni karite individuelle atuma aperturiba yica plan z'umutoza zose akabashyira ku gitutu cyo gukora ibintu mutapanze leta rone na carte rouge nubwo yo idecide ibindi akaba yabashyira muri position yo guhindura ibintu mukabihindura ariko bibashyira none muri danger kurusha muri position y'imbaraga ibyo rero akenshi iyo ufite abakinnyi nk'uko ariyo mpamvu ndeserva kana ngo Rayon Sport ndakareserva ndakabika sinshaka kuvuga ko rero nta kintu deservinga kuba yakwirata rero ifite abakinnyi beza nabo bashobora kuba bategura ikintu bakaba bakwica imipango ya APR tactically APR ishobora kuba nziza collectively nibyo navuze ariko rekagiramo elema zishobora kuza zikica ibintu APR yapanze none umutoza wa APR akajya kuri pressure yo gutangira kurwana n'izo individu ugasanga tactically n'ibyo yari yapanze birapfuye ushobora no kugwana amazina rwose Rayon Sport buriya abantu bashobora kuba bayireba bakajya ngo ni ikipe isanzwe ariko nka Basumani aba ni abakinnyi batari ku rwego rwo kuba ngo nabaswa cyane ugereranyije wenda nabo APR yatsinze bitatu kwa Basumani ntabwo yari arimo ntabwo yari yaravunitse ushobora kuvuga gutyo uyu munsi wa none Rayon Sport nimero 6 ifite ntabwo ari ba sefu ntabwo ari aba bakinnyi bitwa ngo ni banarindwa uko biri kose uko avugwa umukinnyi wamagaye muri equipe nationale ushobora kuza kaza muri mediane ya APR ikintu APR yicije Rayon Sport ushize kuri bitatu ni mediane rwose twese twarayibonye n'abantu banatsinze match na mediateur yari ruboneka na basekiganda watsinze igitego wabonaga nyine Rayon iri hasi cyane hagati umuntu wenyine waturunaga muri mediane ya rero icyo gihe ni Richard mu kintu udasanzwe umaze kubona ibihembo bya man of the match inshuro enye kugeza zose zigeze muri Rayon Sport ni umukinnyi mwiza so uyu munsi wa none bafite Kitoko uwo Richard arahari Abedi azaba yarasimbuye kuri match ishize pourquoi pas utabona Abedi wenda je ameze neza abagruare barahari at least urumva ko ya manque de qualité twavugaga